kuvuga ngo urwawe bahite barwinjira yarwinjira gute se Imana idufashe imvura ntize kugwa ko toshaka gukora show hano natuzwe kuri mama Queen kanze nanjye nzabazanira Raisa hano nzabazanira Raisa imbere y'abanyarwanda no barebe mama Queen na Raisa uhora uvuga buri munsi kutamutwereka oya nje nzamubereka kamaneke kanjye keza yakora umurushimo ntago nzongera gusangira Yaka mwana inzoga nibi byose usko nashize ukayanduza nkapfa aduhaye ngo kimwe uziza mama Queen ubwo ubona takora mama ikintu nagukundi ufite kibuno cyiza rwose ari ukuntu nakubonye rwose ukinjira hano bona agakariso gacoye mwiyo training rwose ariko nako numwe yembuye ubusa nkazovu ko ajye umubona ngo wabivuga ute shaniyo mavu kubona mba nambaye yakimbe ngo ninzovu buri guseseramo gute ko kurura kunu nzova musesera n'umwana mfite kumenya ibyo bashakanye gute kiri umusore kiri umusore none se simbana n'abantu ubundi nzovu ujye umwigisha simbana n'abantu se n'abaturanyi ngira se nta miryango mfite se ibibazo byo mu miryango se ndabiyobewe ukora cyaro umwana cyaro umusore ahubwo mwebwe mushora kuba mubana mutazi n'iby'urugo ngewe udafite umugore mbibarusha wabigirwa n'icyo tutarashaka no kumutunga natunzeho umugore ukwezi kumwe w'umwana ufite imyaka 16 kuki batagufunze 16 nago bagufunze 16 mumara ukwezi kumwe kandi wamutese Queen wageza uruhinja yarayijyanye indara yijyanye umva ko afite umwana hanze afite umwana hanze ko ntago amuzi wese umutera ninda oya nakara kanyikundiye je nari umusirikare muri Kongo kana kanagenda karaza gakwamira mu kigo urabizi ko abasirikare bo muri Kongo bibanira n'abagore babo muri umwana aragenda azana n'ibintu byose iwabo araza arakwamara avuga ati ndagushaka ntago mva hano nawe yarancikiye bya bindi bavuga kera gucikiye yaragiye arizana ngenda namuzi urabikora se yarasanzwe cyaho ngaho hafi y'ikigo nizere ko nabyo wakoze yaraje abaho ngaho turabaza ko ngo tuvuga ngo ntago arabyara ashaka Yaka yarabye hanze umwana abimenye ngo nuze kuri iyi ntebe ndabona uri umugabo rwose mama kuri kwibana bura karakanyangufi koko mwakundanye gute ukuntu twakundanye ni ibintu birebire yakava mu nzira agasubira mu mwanya ugatwagira mama Queen ndagukubita oya icari ngwino hano mana yanjye we oya we njye muri toilette Yakatajya kugutere gawe Yaka ariko mama Queen uri umuhehese nimara ukwezi nakurongoye ngewe nimara ukwezi nagukojejemo congo nimara ukwezi nagukungusa nge ngukozemo congo do uzumva uburyohe bwanjye n'ubwanzo yes reka nongere nguhereze ikaze ukunda kujyana ibiganiro bya umurava news umunsi ku munsi 5 kuri 5 nge nitwa T-Bless nanone T-Bet biswega baddest bad baby mu class ya Kuba by the top ambassador sound the machine of the mic lazy waliza your blessings over blessing the top wasla Mr. Mbomana mwitu kushaka ni wa muhungu utajya uri imigozi muhambira namba uno on the mic no ushaka kumwita kasa mutwe ntwa ya rubanda ariko ndi kubona Yaka mwana hari ya rwose kwirari niba ari kureba umugore w'abandi agashije akajugumirwa akagira gute ejo bundi nabonye yagusanze wambaye isuma aravuga ati gutya na gutya ejo bundi batangiye kuzana ikiganiro ati ntago bazamarana kabiri noneho bari kumwe imyenda bita amawaite Yaka amawaite ni umweru Yaka ntakoreho yahita yanduza imyenda sibyo ayakato kamwereke oya reka mbaza nshimire mabuja wacu wa muri Amerika nyiri umurava TV ndamukunda uramu mama bavuga respect bavuga respect ntago respect wakoze igisike ntacyo nakoze ngenda umusivi bavuga respect petike bano mama ko bimeze bitwiye bimeze neza korashanze uva hano rwose umugore buretse gato nzova hano rwose aho ushaka kude chapeau respect kuri metre Nzovu umugore nkunda sha muri imisi dore ibiryo byanyu ibi ni ibiryo byanjye muri bisindi kwirira Nzovu wamuhaye lifti
nawe agasoma aramusomesha. Karaka byo bintu sabira. Nzovu basingewe hano Basangiye ibintu byinshi. apana Umugore se Yaka basangiye umugore. Basangiye akantu. Yaka gusangira umugore. ari umugore umwe twasangiye Alice mwaramusangiye. yaramudamye Twumva mwasangira. ariko mama Queen ntago yakoraho nanjye mama Queen niwe ntiyanabyemera. Azi mama kwereka nkubaze uramutse utandukanye na Nzovu yakakaza ntiwakwemera. Kareka Kubera iki Yaka sumuzizi. none se nakwemera ute niba Nzovu naramukunze Nzovu ni Yaka Nzovu ni Nzovu na Yaka ni Yaka mutari kumwe. none se nakunze Nzovu Yaka dahari iri joro Yaka mwana itanyica ntibimwemerere Yaka itavanaho umutwe nk'ipfira agahita yinjira urugo rwanjye. Kuvuga ngo urugo rwawe bahita barwinjira. Kareka yarwinjira gute se Imana idufashe imvura ntize kugwa ko turashaka gukora show hano. Natuzwe kuri mama Queen kanze nanjye nzabazanira Raisa hano nzabazanira Raisa imbere y'abanyarwanda noneho barebe mama Queen na Raisa uhora uvuga buri munsi kutamutwereka oya njye nzamubereka abahesha ubundi nzamubereka kamaneke kanjye keza gakora umurushinwa we ni maneke nkawe Raisa ashobora kuba yarapfuye ijisho rimwe ryarapfuye niyo mpamvu atamwerekana kuki se njye mama Queen amwerekanye tuturo dukeya ngo ni kamaneke ni imifupa none se ndebera ukuntu ungana warangiza ugakora ubusa mu bihuza gute ndebera itaya umva uzashaka umuntu byibushye washatse umugatayicyana wowe zansamuze usha nanjye numva iki cyakura cyanzu oya muri Afrika atandemwa mujyanye ndabeze ariko yakamwana yakaranambangamiye ari nkoraho yakamwana reka mfite ubushurashuzi mama wa papa agiye kugushyingira mugiye gukora ubukwe mama wa papa nanjye yanyoheje invitation mu kanyangezeho nkasambiza mu gitondo amwita Nzovu tabukwe umukobwa wanjye agiye kurongorwa na Yakamwana nese nimba ujye ku itariki kucyuha muka uwo nuwo mukobwa se yakubwiye itariki zamuki oya Raisa ni umukobwa uyakunda mwamita Raisa ni indaya yanjye nkuko mama Queen ari indaya yawe uyu mwarasezeranye umva ni indese gusa uyu ari indaya uyu ni umugore wanjye ntabwo mukiri indaya tugiye gusezerana none ndetse indaya umugabo ibaho ntabwo mukiri indaya ariko mwari indaya ceceka njyewe nago ndi indaya ndi umukire wazo mama Queen wewe na mama Queen mbaye ukwezi kumwe nimuba mukiri kumwe sinibereye niko bavugaga nyine yari yaguturumbuye muturumbura ajya hehe yakwirukanye bisobanura Yakamwana amazi misabwira ngo yarakwirukanye njyewe se cyangwa uyu nguyu yaguturumbuye ahubwo ni ubufaranga wabonye ejo uzushyushye ahita aguha karibu reka oya njyewe mama yarakwirukanye umaze iminsi waratorokeye nubwo naba nafite n'igihumbi mama Queen aranyakira uyu ni umugabo wanjye tugomba no gusezerana mugaragaro mwese mukabibona mukanabutashya ahubwo nagakwitaho umwana wa mama wa papa agiye kuruha wese uzaronga umukobwa wa mama wa papa ukundana na Raisa mama wa papa ko agiye kugushyingira Raisa ndagura nk'uko ujya kugura kwa mama Queen none se ubwo ugiye gusezerana n'umwana wa mama wa papa yese ngiye ngura uzasubira kwa Raisa kandi uvuze ngo umugore wa Raisa ngo uramukunda gusambuzana ngo tuganire umugore wanjye Raisa mwihakana sinanamugeza n'imbere ya kamera mbanza ndibabwire Raisa ni wa muntu wo kunduhura umubiri gusa akama kukimara amafaranga nkaruhura umubiri ntabwo ari umugore wanjye sinanamugeza kuri kamera kuko imwe yawe niye ubwo akuruhura umubiri gute bwese bufite imifupa ufata imifupa se ubwo maze kubyibuha umugore arangaburira sha bamuteye ishyari wazamuzanye se nawe oya tibure vugisha ukuri ngiye kumena umuceri hasi yadusuye iwacu mu rugo tumuha igikoma cyo kora cyari mu iteremusi aravuga ngo n'umushamu duhaye kuko dufite ntabwo amenye kunywa ibikoma twakugura primus cyari kimeze nk'ubushera cyakora mwanzimaniye primus turayisoma ndavuga ati koko mama Queen koko oya mama Queen na stress zihari ibiryo birahari urugendwa nta kibazo ni karibu Yaka urugo rwa metere Nzovu na mama Queen
bahaye ibyumweru 2 ngo Yaka ngo ndamukunda ni inshuti yanjye ariko kubwira abanyamakuru nge ntago nzongera gusangira na Yaka mwana inzoga n'ibi byose uziko nashize ukayanduza nkapfa aduhaye mu kimwe kimwe mama kwinisi ubwo ubona takora mama kwikintu nagukundiye ufite kibuno cyiza rwose ari ukuntu nakubonye rwose ukinjira hano mbona agakariso gacoywe mwiyo training rwose ariko nako numwe yembuye ubusa Nzovu ko ajye umubona ngo wabivuga ute niyo mpamvu kubona mbarambaye yakimbe ngo ni Nzovu buri guseseramo gute ko kurura kuntu Nzovu museseramo umbwire ko kurura kuntu Nzovu museseramo bikurure neza imwe umuvuna mwe turesha n'impyiko ye nubwo yinjira mwaya mabuno gute ko ni cyankundiye ukuntu yinjira twaguhaye kari wanyereka Nzovu yakunamye ryamwishe hano ariko wanyereka Nzovu yakunamye ubwo Nzovu ni usesera mwaya mabuno manisha byose hagarara hangana kurebe neza hagarara hano ndeba ariko hagarara nakurebe neza oya reba neza hindukira urebe neza n'undi mupeti uramubona Nzovu cyakoze pe bya neza ariko sha nyoko bukwe nguyu nyoko bukwe ariko se vugisha kuri Yaka nyoko bukwe yacu sijya nyirabukwe wabonye nyirabukwe ntabwo ijyanye rwose Nzovu yaraguhe wivuga meshe ntabwo kwenye na Nzovu nyoko bukwe nguyu ukimbira gutyo rero birambabaza nyoko bukwe nubwo ntuze uyu ni umukwe wanjye ntuze kumuhabya ngo ufite umugore mwiza nanjye umukobwa wanjye ngiye gushyingira Yaka nawe ni mwiza mwiza sha muzamubona uri gushaka uwa uriya nabukwa kira sha nabukwa wanjye usomye nyoko nyoko sibwo azabaronga usomye nyoko aya Yaka mwana azarongora umwana nyirabukwe ega bazakubita icyo wagizo umukobwa yaravuze ataho kugira ngo nge njarajara ngo byagumye iwabo aho kugira ngo yasharajara ngo agenda ngarongore nyirabukwe umukobwa we yaravuze ati Yaka ibintu byo kujya unca inyuma umukobwa yaravuze ati umukobwa yarivugiye ati Yaka kugira ngo ujye unca inyuma ahubwo uzashobora urongore mama nanjye ndongore igumi iwacu ntuyijyana ubuse ubu ndarongora mama wakwiriye ndamurongora ntabwo ndamurongora njyewe yabasamura ntangasangira na mama nabagotomera Yaka yararozwe Yaka azarongwa nyirabukwe n'umukobwa Yaka mwana nakasa mutwe ntagabaho Yaka cyo yari babyita gukida hari Yaka mwana agira cya giti Yaka babyita ngo kibariteceka ibyo bita amahano iyo yakoze uwo muti uzi kurongora umwana nyirabukwe yarawunyweye na nyina ni nyoko bukwe si nguyu ni nyoko bukwe haba imiti Yaka mwana impamvu Yaka mwana ni umwana w'imasisi iwabo haba amashyamba habamo imiti yagiye kwahira umuti atsinda ibirozi byose Yaka mwana ashobora kurongora umwana na nyina ngiye kurongora umwana kuvuga ngo aracyafite ngo nyabingi ngo zimasisi ubwo se kuki oya for example kanze mbwire n'abantu bari badukurikiranye nk'ubu ngubu nshobora kujya gufungwa ngewe nsize umugore wanjye hanze papa kugira ngo aze kunsura amageragere akajya gusura umugore wanjye akakubakira wanyu niko mumeze ngaho wumva ayo mahano genda bazi nge ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe nzi umupeti twari dufunganywe ariko wamugana ibintu baramusuye ari kuwa gatanu baramubwira ati iso asigaye ajya kurongorera umugore umupeti yari agiye kwiyahura muri gereza aravuga ati aho kugira ngo papa nsure muri gereza ajya gusura umugore wanjye ariko abarimo kumwubaka ariko yagiye kwiyahura n'ibyo bamuzaniye nanjye ndi mukuru ukuntu buroko bukuru bura kugira ngo umugore wawe ajye hanze asambane ufite papa wawe akazamwitaho amata ibyo kurya akarongora nese ikibazo cyakora njyewe ikintu nabonye papa wajya yitabye Imana nta mfite ariko buriya ise wa Nzovu wa musaza ise wa Nzovu wa musaza none se uri kuvuga ngo byaba ari sawa ngo umusaza
umugabo wanjye ibyo yambwira nabikora byose kubera byakubwira wabikora none ukuvanga nakubwiye ati uriya ni muri umuntu wanjye agenda umuhe nta kibazo wamuha oya atabigize ikibazo nta kibazo mwaramutse akubwiye ati Yaka n'umushiti wanjye agenda umuhe nta kibazo wamuha oya ntago yabivuga ibyo oya uzi impamvu Yaka ndamukunda tuzasangira inzoga dusangira ibyo kurya ku mugore nishakiye Yaka ngewe reka mbwire n'abantu ngenda mutse mfite umugore ngewe mfunzwe ndi muri gereza nkatiye byibuze imyaka 30 cyangwa buretse gato nkatiye nka burundu nkajya mbona umuntu umwitaho akabona n'ibyo aza kunsurisha muri gereza wakwishima nakwishima nkavuga ati rwose ukomerezaho none se n'ubundi mba nkatiye burundu ahubwo siko mba nazagaruka urumva agiye anatsura nkabona arikoze ntubimenya nibyo byaba ari byiza nabimenya ntacyo nabikoraho niyo nabimenya Yaka bitera agahinda umuntu umwitaho ukuri kw'Imana nkajya mbona icyo nsurisha ubundi se ko umugore banamukurongorana uri hano hanze udafunze ntanswe noneho ufunze ntunabimenya ariko ukanabimenya ubimenye wakora iki umugore baramukurongorana mubana hano hanze ntanswe noneho uri mageragere amakuru we n'umurongorana nyine azaba arubonye ubwo se tuvuze ko ngewe Nzovu buriya nshobora kumuca urwaho gato gusa nkagenda mama kwini nkamusamura wowe wa mugabo wanjye ugenda neza wumvise niyo mpamvu inzoga nzaza n'abakeye utabizi kuko Yaka yabonye ibuno ryawe arimo kugushaka vuba vuba ese Yaka kanywere ahubwo se koroji zihari mama kwini ko ngwamagaye amubwira ati nsanga ahantu runaka tugafata rogi gashyirisha agatuza cyene wowe gushyingira agatuza cyene ntago waza ceceka buranga umugabo w'Demara ntago waza nza gukora iki ako waza mama kwini shamwa ubundi umugabo wanjye ndamukunda kandi sinamuhemukira nkuko nawe anyubaha ngewe cyo kumbwiye cyo mama kwini Nzovu ngwaye kwezi kumwe mama kwini wawe nzamusamura nakagutera ubwoba gituza mugabo mwiza usinzire reba nyubu ari Yaka mwana Nzovu ari akamwana Nzovu ya mama w'abapampe none se ko ngiye umugabo wanjye ari Nzovu Yaka na hari se sinarimo kwibaze namusanga muziranye nari sanzwe muzi ariko umwe kugeraho se ngaze kukubwira kareka ngeraho se ubu yamera he yaza kumbwira ngo ibiki n'ibiki nta kintu Yaka yambwira rwose reka umuntu ukunda abagore harya ngo ni bande bamanike Raisa wibiro binga namusanga muziranye none yewe mama kwini namubonye rimwe hari na ninjoro igihe bazana Bayiranda ari babiri kwa Rugwiro Inyanza Nzovu wari ubakuye hari babiri Yaka nahoraga nkubona buri munsi njye nibwo bwa mbere nari nkubonye wowe nibwo bwa mbere ariko nari sanzwe nkubona se kutigeze umvugisha sha nose nawe kuvugisha ibyo babyita ubuhe buryo hari usanzwe mbona sha ntunamvugishe ko umukobwa yari kwiteretera ari kwihehetera ariko uzaga gutereta se wagira ngo uvugishe yari kwihehetera ceceka ngiye guca amazimu reka ngira amahirwe mama wa papa anyitabe sinshaka ngo ashyingiye Yaka umukobwa azawarushye reka ndimo kumama nawe twigeze kubona ikiganiro urimo uracicikana uri kuvuga ngo azaguha umukobwa we ariko uri kuri navuga mama Sandrine nyina w'abana bawe yakuzijije kiyagoye yamuhoye iki n'uburaya suburaya bwawe wamenya bapfa ibiki wanahinguka se ariko se yakareka nkubaza ufite umugore oya mama wa pape ashobora kuba yagiye kwitegura ubukwe ndimo kumamagara telefone nayifata kutabisubiza ntabwo urashaka uracyari umusore ngewe akubajije ongera umubaze neza babyumva umugore n'umwana nta mugore mfite nta n'umwana mfite kumenya ibyo washakanye gute ukiri umusore ukiri umusore none se simbana n'abantu ubundi Nzovu ujya umwigisha simbana n'abantu se nta baturanyi ngira se nta miryango mfite se ibibazo byo mu miryango se ndabiyobewe kuko aracyari umwana aracyari umusore ahubwo mwebwe mushobora kuba mubana mutazi n'iby'urugo ngewe udafite umugore mbibarusha wabibwirwa n'icyo tutarashaka no kumutungaho natunzeho umugore ukwezi kumwe w'umwana ufite imyaka 16 kuki batagufunze 16 ntabwo bagufunze 16 mumara ukwezi kumwe kandi wamutese kwini wageza uruhinja inda yarayijyanye umva ko afite umwana hanze afite umwana hanze ariko ntabwo amuzi wese umutera n'inda oya nakara kanyikundiye je nari umusirikare muri Kongo akana kanagenda karaza gakwamira mu kigo
urabizi ko abasirikare bo muri Kongo bibanira n'abagore babo mu bihe umwana aragenda azana n'ibintu byose iwabo araza arakwamara avuga ati ndagushaka ntago mva hano nawe yarancikiye bya bindi bavugaga kera gucikira yaragiye arizana ngenda namuzi urabikora se yarasanzwe caho ngaho hafi y'ikigo nizere ko nabyo wakoze yaraje abaho ngaho turabaza akozwe ngo tuvuga ngo ntabwo arabyara ashakwa Yaka yarabyaye hanze umwana ntabimenye uwo mugore bashaka barabyanye umwana kuki batamugara usanga afite umwana ako se ubu Yaka tuvuga ko ari umusore ni umugabo nyine yese umusore angana atya yewe ntabwo ndi umusore ndi umupapa nubwo wenda ndi papa busa uri papa papa mbyirire uyu ni papa Sandrina nanjye ngaba mama Queen yabwo ni papa Queen Sandrina niwe wabanjije ariya Queen wa kabiri reka njye nkwambika neza ariko Raisa azagwafura gute kukwambika gye shamfite nanjye ariko nanone nambaye sevarate umukara n'umutuku nzazi kumwe na mama Queen ejo ejo hazashya pe ariko wowe uzasohokana nanjye kuri we turagutumira muri buno rya mama Queen koko ukaryinjiramo neza ukarinyeganyeza koko ubusura abana namukundiye ubusa mama ko arinyeganyeza ukumva ni sawa cyane rwose wanyereka kakunamye ariko none ariko banzira kuri Yaka mwana mwamuteye agashyari wazashatse umugore wawe Raisa abahehe ariko uramushaka iki ngiye kumfite abagore benshi Raisa shakwa yari uzagera ikarembure mwereka umwana turi kumwe muri muramwanda y'ibitaka usovuze ngo agwakeye ngewe ankuramo inkweto akareza ibirenge ikarembure kamakubwe yabugeze kwa Rugwiro ufata umwanda y'ibitaka uzivumbure umukobwa wawe yambaye ikaso y'umweru yitwa ngo uwo turi kumwe muri iyi minsi bamwita mama Ganza afite abana babiri yahinduye undi none izina ry'Imana bita Karembure nibo banankubitiye umugeri w'urubavu bamukozeze bana gukubise mana we icyo ryari umudasi ugwegamisha se bamwita nde mama Ganza afite abana babiri ubu mama Ganza noneho ni wari afite abana babiri mama Ganza ngo abikarembure ahungu cye kimfura ikarembure reka mbwe ba munyamakuru ikarembure bimenye utahazi mbwira abantu bahazi haba umuhanda umwana kujya ahantu bita mu ibambiro haba ivumbi umukobwa wawe nubwo yaba yambaye ikaso y'umweru irandura ikahinduka ikigeni ako ngewe umugore wanjye mama Queen natwe kunganda ni kaburimbo ebana ababonye amashusho hano twari turi kwa mama Queen mbega kaburimbo aturagiye n'inganda bamena amazi wabujya yabi izina ry'Imana hari ahantu mutwe naho hahuriye ni Karembure waje se ikintu muturusha nuko hari movement z'abantu kubera ziriya nganda haba hashyushye ariko ndakubwiye abantu bose baho ni indaya baba basa n'indaya ngwiki kabiri tugaruke gato nkawe wari uri aha hantu sibyo mama Queen uruze kuza kumunyomoza ubwo ngubwo hagati aho ngaho uratubwira iyo quartier ukimara kuyinjiramo wonye ari quartier imeze gute ese ni nka Sodoma ese bimeze bite banza tubwire iyo quartier iriya quartier cyakora indaya zaho zirasoba ariko hari indaya nyinshi umuntu wese ubonye uhita umubonamo uburayi ariko ikintu nabonye cyo wenda hari buretse nkubwire ikintu nabonye hari iwawe ikintu nabonye indaya zaho kubera urabona iziriya nganda ziri hariya indaya zaho ziba zikeye zinasa n'izifite amafaranga kubera iki ziriya nganda ziri hariya haba harimo abakozi na movement iri hariya indaya zaho ziruta za Sodoma usanga indaya zaho zisobanutsemo gake ukuntu ariko nta hantu harenze ariko mu indaya uriya mugore nagushakiye nzahita mubwira kureke wamuhaye pasi nzahita mubwira kureke uriya mugore buretse wamuhaye na pasi ngere mu rugo urebe wamuhaye pasi yarambonye arasara sinzi niba warabonye ikiganiro yarambonye arasara ati akanaguka wabonye ibunda afite uriya mugore ahubwo uriya ndaje mwimure ahubwo yanambaye yambaye rinete ese ko wa mugore wanjye gameza atameze neza yakabikubajije uretse ramukabona namukunze shafite ibuno uravuka mu mutwe ngiye ntanze pasi tayari pase ngiye Yaka yarambwiye ngo mushakire pase urazi kumakana ati rwose wowe Yaka ukundana n'umugabo wanjye pase ngiye n'umugabo wawe tuzayigushakira
ni lazima arabayita imasoro imasoro ara mu nganda eba ntari ahantu hari movement baramutse bagutuje hariya hantu rero ugiye kuduhitiramo ari ugutura Sodoma no gutura hariya hantu masoro watura he oje masoro impamvu ngewe imasoro ni weza ariko ni kure butura butonya ajya kudabase nese agaza afite umugore nawe ufite umugore Yaka yaciye inyuma ndamuzi oya nago yaguciye inyuma ariko wagiye Yaka nago ese Nzovu mama Queen nago mwizera siko nta kizero bayifi uzi impamvu yakaje tugaturana yakasinjya mwizera ese ko azaza gutura ibasoro wa bugore bita babade uba ikarebure azabucika mamaganza babagaza azabucika oya bibaye ngombwa namwimura akamuzana imasoro nanamuzana imasoro cya gikobwa gifite abaridete se cyagukuza yamukunze se uriya se n'umugore wanjye uriya se nta gahato se gukunda udashaka ngewe uwo mamaganza ndi kukubwira ibana keyama wa muntu niwe muntu twakoranye anyuza ibirenge ubwo ameze nka mama Queen none araguforera amubita mu buriri urumva ngewe niwe muntu nabonye unyuza ibirenge hano hanze hari n'abagabo bafite abagore umugore basezeranye akaba atamwoza ibirenge ntakeye ariko ngewe yaranyimije kabisa babagaza tubwite mamaganza tubwite warakoze kuba usigaye ufata Yaka ukamwitaho Yaka asigaye yambaye umwenda ukeye ufuze asigaye yambara masaye zeza cyane abikesha mamaganza ngo wayishapo gutya umva reka nkubwire oya abizanye umugabo we atari umushimiye ni wowe ushimira umugore wawe mamaganza tugomba kumushimira ubu se yakamwana we ntiyanshimira Nzovu ni absent mind ujye umwigisha ubwenge rero ahubwo yakanashimira umugore wiwe yuko amwitaho amufata neza buri kimwe cyose sibyo of course shanda shama Nzovu reka abantu uyarekeraho sha bagwiki bagwa kabizu oya muhobere byonyine akabizu katari barira ku mugore n'ishake Yaka utarya vide oya hape oya Yaka nanjye ntabwo nzajya kwa mama nde ariko Yaka kumuhobera nk'umuntu rwose inshuti yawe nta kibazo ahubwo ikibi gukora ibidakorwa uhobere Yaka kumuhobera so umuhobere gute oya ndabyanze mama Queen arangu mama Queen sageze hano siungurira ino fanta arakwikundira mama Queen arangu siungurira ino fanta ufite nkabinga hano wakikarita we kwageze hano mama Queen so muzanye kwavuze ati Yaka nubwo wanze kungurira ngewe bagwaga fanta fanta nyine banywere umugore wanjye ongera musuza bwa kabiri amusuza amushimira amusuza amushimira urukundo ufite n'uburyo vrema ukunda no mu rugo yagwaye na primus yagwaye n'igikoma rwose tubusangiye urugo rwacu ntacyo urukundo rwawe rwose nza mu mutima ntabwo uri hamwe nakunda kurusha umugabo wanjye shari ugiye hehe icara hanga unuze kuri iyi ntebe ndabona uriya mugabo rwose arazamushobora kuri kwibana buriya kariya kanyangufi koko mwakundanye gute ukuntu twakundanye ni ibintu birebire yakava mu nzira we asubira mu mwanya ugaturagira mama Queen ndagukubita oya icane ngwino hano mana yanjye we oya we ngiye muri toilette yakatajya kugutereka gawe Yaka ariko mama Queen uri umuhehese oya ngiye muri toilette kwagarika Yaka bwana atari machine oya agushemebe cyariko nsanze ameze gutya oya yarari kushima reka mbikubwire yewe ni gushimira Yaka tubwire uko ubona runo rugo ubona ruzara uru rugo nta kwezi rufite nta kwezi rufite ubwo nitumara imyaka ingahe bizagenda ndapfuye iranga ruvugisha kuri runo rugo uri kuruha igihe kingana nta kwezi rufite Nzovu ariko se Yaka nimbe na Nzovu nubona mama Queen wawe kuvuga ngo nta kwezi rufite nubona na musamu wowe urwaye rufite iminsi ingahe sindi hano nta n'umunsi n'umwe Yaka n'umusamu uragiye uzagwishira ukavuga ati nyiramusamu yewe
mama Queen ndakubwiye ngo azamuka uko byagenda kose ngenda nagiye izina ry'Imana Nzovu mama Queen si muri kumwe twasajya ari se magambo mama Queen nimara ukwezi nakurongoye ngewe nimara ukwezi nagukojejemo congo nimara ukwezi nagukungusa ngewe ngukozemo congo do uzumva uburyohe bwanjye n'ubwanzo kuko bamumbwiraga ariko uzadutandukanyiriza ari Yaka Mwana na Nzovu tubwire ati cyakoze yakameza ki aya umugabo wanjye ntawamura ese umugore amugoye agafata yaje wanjye tumuha igikoma tumuha primus yaga urugo n'urugendwa twebwe urugo rwa nyina mama Queen iyo umushyitsi yaje kudusura turamuzimaniye yambwiye tugeze hano yambwiye se mugabo mwiza Yakamwana ko nzi ko ari umusenze anywa byeri umugore agafata k'igihumbi ndamwe nta kibazo kwa muri amafaranga naguhaye umugore agafanta Yakamwana ni inshuti yanjye tugomba kumuzimana reka mwabanje mu biganira umuryango nona amafaranga ntabwo yafata amafaranga yapfusha ubusa ibyo bido yabibwiye ariko kugura yakagafata ntacyo bitwaye ntiyaje mu rugo twamuzimaniye twamaye igikoma kiramunanira tumuha primus mbona ukuntu arambwira ndabaza se yakakaguru kabaye iki arambwira ngo hoya ngo nyine ngo kera ngo nakozaga isida baramurasha yaragushuka yo pole tinarinzi yuko wavunitse ni nabwo namubwiye ati genda tese urukunywa byeri none ko nabonye ukunda inzoga ngo hoya ngo sindi kunywa inzoga mubwira basi fata agafata yafatigura igihumbi ubwo nta kibazo sasa reka tugiye gufata umwanya tugiye gufata umwanya dusengere urugo rwanyu sibyo Nzovu sengera urugo rwanyu urugo rwacu Mana ishobora byose Mana nkunda nkora mbikubwira ijoro ryose nyewe nakunze mama Queen mukunda nta kiguzi muhaye abenshi birwa bavuga ngo andi amafaranga mama Queen mbwira abantu yuko mama Queen ankunda icyondi ankunda yuko ndi umusitari mama Queen habe n'atanu njyamuha mama Queen ahubwo ni umuntu urimo kunyitaho muri iyi minsi barakeye Mana ishobora byose ndakubwiye Mana udufashe mu rugo rwacu urugo ntuzabure ibyo kurya n'ibyo kunywa Yakamwana ushize yaraje tumuha igikoma tumuha primus n'abandi bose bazaze urugo rwacu bwiza rya Yesu ibyo kurya biraza Yakanashaka azaze tumugaburire abantu bose baze do urugo rwacu nta urugo rwacu ni amahoro Haleluya mirashere mwuka wera byose nibyo dushoboye Yes ibiganiro byacu mujye mukomeza mu bikurikira umunsi kumwe 5 kuri 5 yitwa T-Bless bakwitangwa icyitwa tiko na mama Queen ndetse na Nzovu ndetse na Yaka Mwana iyi ni show ndizera ko mwayikunze cyane mukore subscribe mukubitemo comment murakoze cyane